kubasuhuza nkomeza no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mudahema kutwereka ko muri kumwe twibara byacu bya buri munsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagerezaho kuri umuyoboro wanyu wamenya TV show. Amakuru atugezeho aka kanya nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, ubwo birumvikana twinjiye mu gihugu cya Repubulika ya Congo cyangwa se Democratic Republic of Congo ariyo DRC, havugwayo n'ubundi mirwano ikomeje guhanganisha impande zombi, ubwo ndavuga ku ruhande rwa leta FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba M23. Ni urugamba rukomeje guca ibintu, ubwo nyine byeruraga cyangwa se byashyirwaga ku mugaragaro aho inyeshyamba za M23 zamaraga kwigarurira umujyi cyangwa se igice kimwe cy'umujyi wa Goma ndetse zikigarurira n'ikibuga cy'indege cya Goma. Ubuzima bw'abasivile birumvikana bwatangiye kujya mu byago, aho bamwe batangiye rwose guhunga, ababashaga nyine kubona amahungiro niko umuntu yavuga, kuko umujyi wa Goma hahise haza ibibazo bigiye bitandukanye, ikibazo cy'amazi ndetse n'ikibazo cy'umuriro. Ibyo byose nyine bikaba byari byatewe n'urugamba, aho nyine ingabo za leta zari zihanganyemo n'umutwe cyangwa se n'inyeshyamba za M23, gusa M23 ikaza kwigarurira ikibuga cy'indege cya Goma. Umuryango w'abibumbye wagize icyo uvuga, ubwo ndavuga ibyo watangaje, ndetse n'ubumwe bw'uburayi hari ibyo byagiye bitangaza, ubwo byanengaga nyine ko ibi bikorwa M23 yakoze ikwiye guhita ibihagarika, kugira ngo ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubutabazi muri rusange bubashe kugera ku bari bahuye n'ibibazo byatewe n'iyi ntambara yahanganishaga ingabo za leta ndetse n'izi nyeshyamba. Umuryango w'abibumbye ndetse n'ubumwe bw'uburayi bwasabye M23 guhita ihagarika imirwano vuba na bwangu, kugira ngo ubutabazi bubashe kugera ku baturage ndetse n'ababukeneye muri rusange, kuko bavuga yuko iyi mirwano ikomeje kubogamira cyangwa se guhutaza uburenganzira bwa muntu. Mu byo bagiye batangaza bavuga ko mu burenganzira bwa muntu buri kugenda buhohoterwa cyangwa se buviyorwa, harimo ifatwa ku ngufu ndetse n'ubwicanyi bugiye butandukanye buri gukorerwa muri uru rugamba, aho nyine ingabo za leta FARDC zihanganyemo n'uyu mutwe w'inyeshyamba M23. Uyu mutwe wa M23 nyuma yo gufata umujyi wa Goma, ibintu byahise bidogera, ubwo ndavuga mu karere ku ruhande rwa DRC, ubwo ndavuga nyine Democratic Republic of Congo, aho ku bijyanye n'umubano mu karere noneho byahise bimera nabi. Amakimbirane ni yose, kuko mu bijyanye n'umubano igihugu cya Congo Kinshasa cyahise gihagarika ibijyanye n'umubano, cyane cyane ko gishinza igihugu cy'u Rwanda ngo gufasha uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Mu bijyanye n'umubano hari ibyo bahise bahagarika, nk'abambasaderi bagiye babakura mu Rwanda ndetse n'abambasaderi b'u Rwanda bakoherezwa nyine mu gihugu cyabo. Kumva ko ibintu bijyanye n'umubano wahise ujya hasi, cyane cyane ko nyine igihugu cya Congo gihamya yuko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri inyuma cyangwa se aricyo gifasha uyu mutwe wa M23, mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyo kibihakana, ahubwo kivuga ko Congo iba yicisha ku ruhande no hirya no hino, kandi izi umuti urambye wayifasha mu kubonera amahoro abaturage bayo, kandi amahoro arambye badakomeje gushinja abaturanyi ibibazo byabo, kuko ngo ibibazo byabo ni ibibazo bya kera bakwiye kwicara bakaganira, kandi ngo baganiriye ndetse n'ibyo baganiriye bakabishyira mu bikorwa bishobora gutanga
igisubizo kirambye kandi kinogeye buri umwe wese mu gihe nyine baba bakoze ibi biganiro. Naho ubundi intambara cyangwa se uracyumva urufaya rw'amasasu mu mujyi wa Goma, n'ubundi ikiriho nuko n'ubundi urugamba rugikomeje. Komeza ugire ibihe byiza. Ciao ciao.